Jihad yakomeje kugenda avuga ko bari bafitanye ibibazo ndetse ari Eric Semuhungu nawe yarafitanye ibibazo na Jihad kubera inkuru n'ubundi yari yarakoze y'ibyari byabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Eric Semuhungu ibyamuvugwagaho muri iyo minsi ndetse na Zinda nawe avuga ko nawe bari bafitanye ibibazo ubwo ndavuga uzaba akiriho Cyprien ari we Jihad avuga ko rero ubuhamya batanze bose bashobora kuba baragiye umugambi umwe bakajya kumubeshyera. Jihad yahise avuga ko nubwo barahiye uwitwa Eric Semuhungu ngo yaje gutanga ubuhamya bwa mbere avugamo izina rimwe ngo uwitwa Odette arongera ariko bwa kabiri nanone aje gutanga ubundi buhamya arongera avugamo irindi zina. Ati rero ahita abwira urukiko ati ubuhamya bw'ivuguruza burenganura uregwa. Saa sita n'iminota 7 ziruzuye neza turi cyari ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge birumvikana ni mu karere ka Nyarugenge n'ubundi murenge wa Nyamirambo ni mu mujyi wa Kigali. Iyi ni Ecoblom TV ndi umunyamakuru wanyu Mr Muhanzi ndi ntare ndi ndangarwa ndi ntore ndi umunyarwanda of course ndi na diaspora ndi umusore ukunda Imana igihugu ndetse n'abagituye mpora ngo buri nkuru igira uyivuga kandi ubuzima n'igitabo ariko kandi buri gitabo kigira page buri page tuyivugaho ukwayo umunsi turi kuri page y'urubanza rw'ubujurire rwa uzaba kiriho Cyprien uzwi nka Jihad ndetse na Ishimwe François Xavier ndetse na Kwizera Nesta uzwi Papi Nesta ndetse na Kalisa John uzwi nka K John bajuririye ku gihano cy'igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni 3 y'amafaranga y'u Rwanda bakatiwe kuri buri wese nyuma yo guhamya icyaha cyo gusakaza amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa. Urubanza ndagira nkubwire ko rwatangiye isaha y'isa 3 ariko kandi inteko iburanisha yo batangiye kuburanisha saa 3:22 kubera ko witwa Kalisa John uzwi cyane nka K John we ntago yari yakageze kubera ko mu bwisobanuro yatanze yavuze ko bari yari yabwiwe ko urubanza ruzaburanwa isaha y'isa 4 z'amanywa ariko Papi Nesta ndetse na Ishimwe François Xavier ndetse na uzaba kiriho Cyprien uzwi nka Jihad bo bari bamaje kugera imbere y'abacamanza. Abacamanza ni babiri n'ababyeyi cyangwa se n'abadamu bavuga ko ari Madame Presidente ni babiri bari kuburanisha urubanza ariko kandi umushinjacyaha we nawe numwe nawe ni umumama ariko kandi witwa uzaba kiriho Cyprien Jihad ari nawe wafashe igihe kinini cyane muri urubanza kuko yaburanye hafi iminota irenga 40 kuzamuka kubera ko yatangiye hafi isa 3:30 akarangiza saa 4 n'indi minota irengaho. Uyu rero Cyprien Jihad arashinjwa cyangwa se yahamijwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ibyaha bibiri. Yavuze ko kuba afite urubuga rwe yishingiye ruhurizwamo abantu 989 kandi hasangijwemo ayo mashusho ya mpano nubwo atari nyirubwite wayatanze ariko yatanze urubuga rwakorewemo ibyaha. Iki cyaha uwitwa Cyprien cyangwa se Jihad reka ariyo nkunda gukoresha cyane ko niyo AK cyangwa se niryo rizwi cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga ndetse no mu itangazamakuru muri rusange. Jihad rero yavuze ko kuba ari admin cyangwa se ari umuyobozi w'urubuga numvishe umushinjacyaha yavuze ngo nabashu muponyonyo ntabwo bimuhamya icyaha cyo kuba harasakajwe. Metre Bayisabe Irene ndetse na Metre Fatikaramu nibo bari kunganira uzaba kiriho Cyprien uzwi nka Jihad. Jihad rero yakomeje avuga ko kuba ari umuyobozi w'urubuga yarushinze agamije kwamamazamo ibikorwa bye birimo ibiganiro akora ndetse n'ibitekerezo atanga ku nkuru ziba zabaye hirya no hino ariko kandi ngo ni n'urubuga arwifashisha mu gufasha abatishoboye hirya no hino akaba ari naho ahurira n'abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Icyo yarakibajijwe n'ubundi n'umucamanza avuga ati ese ubundi urwo rubuga warushinze ugamije iki ese ubundi rukora
iki. Icyo rero Cyprien cyangwa se Djihad ashingira avuga ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamuhamije icyo cyaha cyo nta shingiro gifite cyangwa se bakinenze. Djihad akomeza avuga ko yanifashe n'ingero zagutse cyane, aravuga ati umuyobozi w'umudugudu aramutse afite umudugudu hakagira umwe mu baturage ayoboye wica undi muturage, ntago byaza kubazwa mudugudu, ahubwo wenda mudugudu yatanga ubuhamya cyangwa se akavuga uko muturage yaramuze, ariko ntago bafunga mudugudu, bafunga uwakoze icyo cyaha. Ndetse Djihad yakomeje avuga ko yibaza impamvu hatazanywe umuntu wazanye ayo mashusho muri iyo groupe ya Djihad, urubuga rugizwe n'abantu 989. Yibaza ati kubera iki mutazanye washyizemo iyo video mukazana ngewe umuyobozi wayo. Ubushinjacyaha mu gutanga cyangwa se mu gusubiza kuri icyo kibazo Djihad yarari kubaza cyangwa akomeza kwisobanuraho, ubushinjacyaha bwavuze ko kuba yari umuyobozi w'urwo rubuga hagakorerwamo icyo cyaha, ati impamvu nuko atigeze arufunga, nigeze ngo afunga urwo rubuga ndetse cyangwa ngo anahagarika urwo rubuga, ngo yakabaye narwo yararuhagaritse. Ati kuba nacishamo ibyo bintu bigaragaza ko hashobora no gucishwamo n'ibindi bitari byiza kandi bihita bibonwa n'abantu benshi bikabageraho icyarimwe. Icyo nacyo rero bakomeje bavuga ko Maître Bayisabe Irene uwunganira Djihad yavuze ati ndababaye cyane kuba ubushinjacyaha buvuga ko yakabaye Djihad yakabaye yarafunze urwo rubuga, ati kuko groupe isanzwe kuba umuntu yakoreramo icyaha ntago bivuze ko urubuga ngiye mpita ndufunga, ahubwo ngiye nshobora kumukuramo cyangwa se nkatanga n'amakuru yo ko yakoze icyaha mu gihe yaba akoreye icyaha muri iyo groupe. Ariko ubundi wenda nkanjye nk'umuntu nanjye kuko cyane n'abandi bose batandukanye bafite amagroupe, hari amagroupe bakora bagamije gucishamo, ngira ngo nanabivuze mu kiganiro cya mbere, abadukurikiye mu kiganiro cya mbere, abantu bakora imbuga nkoranyambaga bakora ku mbuga nkoranyambaga muri iki gihe cya digitale, ikoranabuhanga riri imbere cyane. Yaba ufite shop ushobora gushinga urubuga uhuriramo n'abakiriya bawe kugira ngo mujye mukominikana byoroshye. Ushobora niyo yaba ari no ku rusengero n'insengero nazo zigira groupe zikominikamo n'abakristo, kwa wenda washinga urubuga nkeka ko nta cyaha kirimo, ahubwo wenda icyo ruba rugamije nicyo gishobora guhinduka icyaha, cyangwa se ibyo ukoreramo muri urwo rubuga nibyo bishobora guhinduka icyaha. Djihad rero yakomeje avuga ko kuba nta video we yigeze ashyira muri urwo rubuga atari icyaha, nta cyaha abona ko nta cyaha yigeze akora, ahubwo bakabaye bajya kubaza wazanye iyo video akayishyira muri groupe. Hanyuma hari ikindi cyaha rero urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nanone rwashingiyeho nako rwamuhamije rujya kumusabira kiriya gihano. Ati ikindi rwagaragaje ni uko kuba Djihad yarafashe agace gato gatangira amashusho screenshot akagashyira kuri status ye ya WhatsApp akanagakoresha mu biganiro bishimangira ko yari afite umugambi. Iki cyaha nacyo Djihad yasobanuye ko kuba uwitwa Semuhungu cyangwa Eric Semuhungu cyane ko ari we mutangabuhamya ndetse n'uwitwa Zinda ari bamwe mu batangabuhamya batanze ubuhamya bumwe mu bwagendeho nanone mu bushinjacyaha ndetse no muri uru rubanza. Uwitwa Zinda na Eric Semuhungu niwe bavuga ko babonye iyi screenshot kuri status ya Djihad, ariko kandi uwitwa Eric Djihad yavuze ko Eric Semuhungu yari afite nimero ye, ndetse na Uzabakiriho Flori yari we yampano nawe yari afite nimero ya Djihad, ariko abo bose ntago babonye ayo mashusho kuri status. Ndetse anavuga ko Uzaba Flori cyangwa se yampano nyiri gukorerwa icyo cyaha, kuko ari we amashusho ye yasakajwe hirya no hino, ntago yigeze arega Uzabakiriho Cyprien mu bugenzacyaha cyangwa se no mu butabera mu busanzwe. Hakomeza rero hibazwa bati kubera iki ibyo byaba mukomeza kubimukurikiranaho cyangwa se mubinshinja nk'icyaha. Mbona ko nkwiye kuba ndenganurwa nkahabwa ubutabera. Avuga ko kuri status
cyangwa se muri telefone y'umuntu haba harimo amanimero menshi, ndetse no mu gihugu hose. uwo Yarimetre Bayisabe Irene yunganira uzaba akiriho apana Djihad ari uzaba akiriho Cyprien, avuga ko kuba Djihad abatangabuhamya baravuze ko babonye stati bakavuga ko ari ya Djihad, ariko raporo ya cyber ntigaragaze nimero ko iyo nimero yarebweho iyo screenshot ari ya uzaba akiriho Cyprien. Bavuga ko icyo nacyo gikwiye gusuzumwa neza n'ubucamanza cyangwa se n'urukiko, kubera ko bo ngo babonye kuri stati babona ko handitseho Djihad, banabona iyo foto nyine iri kuri iyo status ya screenshot, ariko ntago barebye neza ngo bagaragaze ngo iyi nimero ni ya uzaba akiriho Cyprien. Yego uzaba akiriho Cyprien ariwe Djihad ntago babigaragaje, ndetse na raporo ya cyber cyangwa se y'ibimenyetso by'ubuhanga mu ikoranabuhanga birumvikana, ubwo bagenzuraga telefone ya Djihad ntago bigeze basangamo ko iyo ntuza ari ya Djihad ari ya uzaba akiriho, ntago babonyemo nimero ngo bemeze nyine ko ari nimero ya uzaba akiriho Cyprien cyangwa se Djihad washarinze cyangwa se washyize kuri status ayo mafoto. Bakomeza kwisobanura kuri icyo rero bavuze ko hari ba Djihad benshi hano mu Rwanda, ndetse n'umuntu ubwe ashobora gufata nimero y'undi muntu, tuvuge nk'iya Zebra Switch jewe mfite nshobora nanjye kuyandikaho nkandikaho Djihad, sinandikaho Zebra Switch cyangwa amazina ye bwite afite mu irangamuntu sinyandikaho, ahubwo nkandikaho Djihad. Wowe rero umuntu wareba kuri telefone yanjye akareba kuri stati zanjye yabona ko ariho Djihad, kandi mu by'ukuri wenda iyo nimero ari y'undi muntu ari ya Zebra kandi aranditseho ngewe Djihad. Ibyo rero bakomeza kubishingiraho babwira urukiko ko icyo cyaha nacyo ibimenyetso n'ibindi byose urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwagendeyeho rubashinja nabyo babinenga. Ngira ngo yakomeje gusobanura cyane, atanga ingero nyinshi zigiye zitandukanye, agera naho avuga ati Madame Presidente ntago nafata ubwisanzure dufite muri igihugu, umutekano, amahoro n'ibindi byose abigarukaho uburyo abayeho yarabayeho atari yajya gukurikiranwaho ibi byaha. Ati ntago nabifata ngo mbitesha agaciro nindangiza njye gukora ibyo byaha, kandi mu by'ukuri nsanzwe nkoresha imbuga nkoranyambaga narinze akamaro zimfitiye n'ibindi. Ariko nanone umushinjacyaha ahagurutse ahawe ijambo yavuze ko witwa Djihad yakoze ikiganiro aririmba avuga ngo imipuri y'Inyarugenge ngo irajagaraye, ndetse babiganiraho n'umunyamakuru wundi bari gukorana muri icyo kiganiro. Umushinjacyaha nawe akomeza avuga ko ibyo byagaragaza ko izo video zihari ari nabyo n'ubundi hano bivuga ko ngo agashyira kuri status ye ya WhatsApp akanakoresha mu biganiro bishimangira ko yari afite umugambi. Mu by'ukuri iyo tuvuga iyo bavuga gukoresha wenda mu biganiro, nkeka ko urumva umunyamakuru cyangwa umuntu uri gushobora kuba ari gutanga ibitekerezo ariko akaba ari kubitanga mu buryo azi ko hari abandi bazabireba. Hari ibyo ushobora gutanga ibitekerezo abantu bakajya bavuga ati ibi ni ibihuha uri gutangaza, ni ibihuha uri gutangaza. Mu gihe rero wenda uba ufite ibimenyetso ushobora kubigenderaho. Nk'ubu wenda ushobora kumbwira ati Mr Muhanzi ntago wigeze ugera ku rukiko kandi narahageze. Nkaba noneho mfite nka video, wowe wenda niba wakoze ikiganiro uvuga ko ntahageze, nanjye nkaza nkakora ikiganiro nkafata ya video nakoze ndi ku rukiko nkayicisha mu nkavuga nti wowe uri kuvuga ko ntageze ku rukiko singiye video mpagera. Ubwo wenda bivuze ko Djihad nawe yavugaga atanga ibyo bitekerezo cyangwa ari gukora iyo nkuru, yashaka kugaragaza avuga ati dore screenshot ngewe nazibonye uko zasohotse, bavuga ko ziri muri ayo ma video ya uzaba Florier, yego ariwe yampano. Ibyo rero nabyo bavuga ko babishingiyeho, bavuga ko kuba yarakoresheje ayo mafoto cyangwa ayo screenshot mu biganiro nabyo
byagaragaza ko ashobora kuba afite umugambi, cyangwa se yari afite, hano bandikamo ko yari afite umugambi. Ubwo umugambi bavugaga n'ubundi ko bamushinze gusakaza amashusho, ubwo bavugaga ko yari afite umugambi wo gusangiza ayo mashusho kandi bigize icyaha. Bakomeje kugenda bavuga ko rero, ndavuga hagati ya Maître Bayisabe Irene ndetse na Maître Fata Ikaramu ndetse na Uzabakiriho Cyprien, bakomeje kugenda bavuga ko nta hantu na hamwe ubushinjacyaha bugaragaza ko Cyprien ariwe Djihad yafashe iyo video akagenda akayihereza undi muntu, yaba kuri telefone, yaba kuri mudasobwa, yaba kuri email, yaba hehe na he. Nta hantu na hamwe bwigeze bugaragaza ko yayifashe akayisangiza umuntu directly, ahubwo buvuga ko yashyizwe muri groupe ayoboye. Bukavuga ko hari abatangabuhamya bavuze ko bayibonye kuri status. Abo rero abatangabuhamya nabo Djihad yakomeje kugenda avuga ko bari bafitanye ibibazo, ndetse ari Eric Semuhungu nawe yari afitanye ibibazo na Djihad kubera inkuru n'ubundi yari yarakoze y'ibyari byabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Eric Semuhungu, ibyamuvugwagaho muri iyo minsi. Ndetse na Zinda nawe avuga ko nawe bari bafitanye ibibazo. Ubwo ndavuga Uzabakiriho Cyprien ariwe Djihad, avuga ko rero ubuhamya batanze bose bashobora kuba baragiye umugambi umwe bakajya kumubeshyera. Umushinjacyaha yahise asobanura ko nubwo avuga ko bari bafitanye ibibazo, ariko bakarahira ko ubuhamya bagiye gutanga niko bigenda n'ubundi mu rukiko, cyangwa se mu bushinjacyaha n'ahandi wajya gutanga ubuhamya, ko bakarahira ko ubuhamya bagiye gutanga bwose ari ukuri. Djihad yahise avuga ko nubwo barahiye, uwitwa Eric Semuhungu ngo yaje gutanga ubuhamya bwa mbere avugamo izina rimwe, ngo uwitwa Odette, arongera ariko bwa kabiri nanone aje gutanga ubundi buhamya arongera avugamo irindi zina. Ati rero ahita abwira urukiko ati ubuhamya bw'ivuguruza burenganura uregwa. Ibyo byose rero urumva ko nibikomeje kugenda bibera mu rukiko ruri kubera hano ku rukiko mu rubanza, nibikomeje kubera mu rubanza ruri hano mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Twari dusohotse gato kugira ngo tu updating ibimaje kuba. Uwitwa Kalisa John nawe yaje ari kuburana, ariko we aburana avuga ko akwiye kugirwa umwere kubera ko video yayihawe ariko ntiyagira undi muntu ayihereza na rimwe rizima. Bavuga ko rero ngo witwa Papa Cyangwe, harimo irindi zina bavuze ninde, niba ari Pazomani, abo bose bagiye babagarukaho, yagiye abagarukaho ariko avuga ko we nta muntu n'umwe yigeze ahereza video. Rero bisobanura ko nta cyaha cyo gusangiza amashusho, kuko hariya haburanwa icyaha cyo gusangiza amashusho hakoreshwe yaba telefone cyangwa urusobe rwa mudasobwa. Ubwo rero witwa Papi Nesta we yaburanye yemera anasaba n'imbabazi, ahubwo avuga ko bakwiye kumugabanyiriza igihano hanyuma bakanamusubikira, kubera ko mu by'ukuri we icyaha cyo gusangiza amashusho yemera ko yagikoze akanagisabira n'imbabazi. Ubwo ibyo nabyo urukiko rwavuze ko ruzabisuzuma. Hanyuma ku kijyanye n'izahabu, uwitwa Papi Nesta yavuze ko nta mafaranga yabona kubera ko amaze amezi arenga 5 ari kugororwa cyangwa se afunzwe cyangwa ari gukurikiranwa n'ubushinjacyaha. Ubucuruzi bwe cyangwa n'akazi ke kahagaze, rero amafaranga nayo atahita ayabona. Asaba ko icyo cyaha nacyo cyasubikwa, apana iryo zahabu ryasubikwa. Hanyuma witwa Ishimwe François Xavier yavuze ko ibyaha cyangwa icyaha bamukurikiranyeho we mu by'ukuri, reka mbe honete hano, ntago yavugaga cyane kubera ko ariburanira nta umwunganira. Banamujye bamusubirishamo kenshi n'abacamanza yarari imbere nabo bagiye bamusubirira banamuga ati vuga cyane, ariko n'umushinjacyaha yumva ibyo uri kuvuga, kuko unamurebye mu isura n'umwana ukiri muto y'ukuntu
ntago namwita umwana kuko ntago nzi imyaka ye, ariko aracyari muto kubera ko yanavuze ko yakoraga akazi ko mu rugo. Bamubaje ati ubundi mbere yuko ujya mu igororero ubundi wakoraga iki? Ati nakoraga akazi ko mu rugo. Ariko kandi bamusomeye ibyaha kubera ko avuga ko we raporo ya cyber yagaragaje ko basanze amavideo menshi muri telefone ye, ndetse ngo we yari yashyizeho n'ibiciro. Umucamanza avuga ko imwe yayigurisha ngo 5, ariko benshi bagenda banavuga ko ngo yayigurisha ngo 200 ngo mu gihumbi ibintu, ariko umucamanza we numvishe yivugira ko yayigurishaga amafaranga 5,000 ngo yari yashyizeho ibiciro. Hanyuma umusore wacu akomeza kugenda numva nyine yavugaga uburyo atabyemera, ubona ko nyine ashobora kuba nta n'ubumenyi bwinshi, ko amaze ati se bundi kopi y'urubanza urayifite, warayisomye, y'imyanzuro warayisomye, ukumva ko yikiriza, ati se igika cya kangahe na kangahe waragisomye kimeze gutya, raporo ya cyber wabonye ibintu berekanye basanze muri telefone yawe. Agakomeza avuga ko telefone ngo atarayifite, ngo hari umuntu, ibintu nk'ibyo byose. Ibyo byose rero nibyo bikomeje kubera muri urwo rubanza. Ubwo reka dutegereze umwanzuro warwo, hanyuma ubwo byanga bikunda ndaza kugaruka nanjye mbabwira final uko bigenze. Hanyuma reka nkomeze ngushimire niba ukomeje gukurikirana Ecoblom TV kuri YouTube no kuri TikTok ndetse na Instagram. Nanjye ubwanjye Mr Muhanzi, umunyamakuru wanyu kuri TikTok ndetse na Instagram ndahari cyane. Zebra Switch nawe arahari, mukomeze mukurikire niba turi kumwe kuri kamera. Asigaye reka mbabwire ngo isasa nziza, abageze ku meza bon appétit, abatari bayibona namwe mukomeze mwihangane, ubwo ababibonye nabo ikabananira kubirya kubera uburwayi cyangwa izindi mpamvu, namwe mukomeze mwihangana. Hasigaye reka dukomeze dukurikirane urubanza, hanyuma tuze tubabwire umwanzuro warwo.